ese muga ko mushyize hano Yesu nyagasara bayihene muga yavuze ko ntacyo nakora abanza rero ikimenyetso cya mbere nese muga nyine ni nk'ikiye kintu ngiye kugusha imvura cyangwa yawutawutsa amaraso mbe niruka gusa uno mwana numvise yabigize birebire avuga ko yirukanze mu bapasiteri asiga ubuvuzi gakondo aho buri ajya hanze agenda urumva aragera agaruka ariko mugenzi we yamubwiye ati ngo najya gukwereka umuvuzi na n'ubu ntago arabyemera ariko jewe urabizi sinjya nihanika nkora ibindi hafi aho ngaho urumva ngavuga ni uyu mwana ngiye kumwereka ikimenyetso ku buryo kuri wese cyangwa kimwereka hano yenda kimwereka kuri we kugira ngo azabivuge n'ahandi ziko ari ahantu twari turi tugakora ku butaka tukazana amazi tukagira gutyo ariko umwana aravuze ubu ngiye kumukozaho ikiganza nk'icyo nakojeje hahandi byonyine gusa ibindi araza murabyibonera namwe ubwanyu cyangwa se nawe araza kubibereka ari mu bikize sarwaye indara ese ari muzima ba mu nzira we abayikize cameraman abayihene niyo nyine n'iki wa aka kanya bitewe n'ahantu narindi aka kanya abantu bapinga umuganga bataramubona nanjye ubu ngiye kujya mbaha ubuhamya nabo bazaze birebere kuko nanjye abaganga nabonye ni benshi ntago barankoreye nk'ibi ngibi uyu muntu ankoreye banshizeho nese ko kiri gupinga n'umuganga nageze ku baganga benshi batandukanye nageze ku bakozi b'Imana batandukanye nageze ku bantu benshi batandukanye uyu rero ntacyo yamfasha rwose ubwo yari se batagufasha haragufashe byanjye byarakemutse nkimubona ari uyu nguyu yanzanyeho nkimubona visa uburyo ameze uburyo ateye uburyo ahagaze mise mbona kabona anyuze imbere babasha ntabwo byakunda rero ndayimoni wanyu batera gute hari igihe turara tudasinziye hari igihe turara hanze hari igihe ibintu nk'ibyo cyane rwose tugasanga turi hanze ukabyuka dije ukisanga hanze yego cyangwa ukaryama hanze ukabyuka ukisanga uri hanze kandi waraye mu nzu batubujije amahoro mbese none se ubwo ni gute umuntu yaryama mu nzu akabyuka ari inzu bayimuye cyangwa niwe bayimuye uyu muganga niwe ushobora kubimfashamo kuko nanjye uburyo bigenda nanjye ntabwo mbizi mba naryamye mu nzu twanakinze nese muga wenda twumvishe yenda ibyo bimeze ngo baryama bakinze wenda mu cyaro ho bashyiraho ingufuri ako no mujyi bashyiraho ingufuri none se muga ni gute umuntu ashobora kuryama nijoro nako ashobora kujya kuryama nijoro akajya kuri matera yiguriye yewe akanarana n'umuntu ariko akaza kubyuka asanga ari hanze yewe mudamu namubonye atabantu ibintu byo muri miryango bimuteza inyatsi ibyo birara bibacuramishije Yes, kama suzanizire ko mu meze neza ngumuherere mu ntara nke zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni Olivier wa muhungu wanyu imbere ya kamera muri kubona ko turi umuryango munini cyane, turi abantu bane niyo muri kubona. Ndi kumwe n'umuganga Kivumbi musanzwe muzi, ngi ndi Olivier no mama muramuzi. Ubushize hari ikibazo cyari cyabaye, umukobwa yari yasariye ahantu mu mazi cyangwa se ahantu kwiriba cyangwa se ahantu ku ruzi, ariko navuga ko benshi bavuga biye bitandukanye. Uyu munsi wa none rero twaje hano azanye n'undi mudamu. Muraho neza? Aho. None se ko ndi kubona azanye n'undi mudamu, noneho uyu byagenze gute? Umudamu nawe afite ikibazo. Namuzanye nje kumurangira umuvuzi. Wamuzanye ku muganga? Mama muraho? Muraho neza. Amakuru imeze? Amakuru ni meza. Akubigaragara nk'umuntu ufite agahinda we. Baseseka mu byubuze. Mfite agahinda kenshi. Uruka guseka se byubuze? Oya nago mberuka. Byagenze gute se? Ngewe maze iminsi njya mu baganga, njya gusenga. Hari ibintu bijya bintera mu rugo kwa Jina na Yesu. Biki? Hari ibintu bijya bintera mu rugo bikambuza amahoro, bikabuza umuryango wanjye amahoro. Urubatse? Ndubatse. Ufite abana bangahe? Mfite abana 3. Ndubatse mfite abana 3. None si ibyo bintu ubona biterwa n'iki? Simbizi nimba ari amadayimoni, nimba ari ibintu banteza. Nanjye nago mbizi kuko narasenze, nagiye mu baganga b'abapfumu, nagiye ahantu henshi hatandukanye, amafaranga yanshizeho. Ubu nyine nanjye simbizi. Uyu mubyeyi yitwara uganiriye, mubwira ikibazo mfite, ambwira ko hari umuganga nawe wigeze kumuvura.
ubwo rero nanjye ndaje ngo ndebe uwo muganga ndebe ko yagira icyamfasha ndebe ko nanjye nahumeka nahwema. nyine ubushize uyu mudamu yari yaje ngo ikibazo cye ngo yari afite umugabo ngo utarabashaga kugira nyine gutera akabariro niko twavuga ngo yari afite umukobwa wamuroze ariko umukobwa baramugaragaje nese akuzanye kuri uyu muganga simbizi muganga nzanyeho ntabwo muzi ntabwo ndamubona uwo muganga ntabwo mbizi. dore niyo turi uyu se simbizi nimba uyu yagira ibyo akora rwose simbizi. Nageze ku baganga benshi batandukanye, nageze ku bapasiteri batandukanye. Uyu ndi kubona rero ni uyu nguyu warunzanyeho. yarakaze ntumurebe kuri yarakaze arakaze. none se wamuzanye kuri uyu nguyu byibuze ngo niwe yizeye umva ari kumupinga ariko arakaze arashoboye. Ese ndi kukuzana nakuzanye nkweshya. Uyu nguyu nta kintu yakora. Nageze ku bapasiteri batandukanye, nageze ku baganga batandukanye banashoboye. Uyu rwose ntago ndi kubihamya. Uyu nta kintu yamfasha rwose. Uyu ntago yamfasha. Amafaranga yose yanshizeho. Nageze ku bantu bashoboye byaranze no mu mahanga nagiyeyo muri Tanzania na Uganda hose nagiye no muri Kenya nagiyeyo. ubwo si bimaze mbimanye nk'imyaka 5 mbimanye nk'imyaka 5 kuko nge mbimaranye nk'imyaka 5 bahaka kanya. Nese undi wazimutse ukava mu yinzu ukajya mu yindi. Urabizi se rega biranga kwimuka ari igihe ureba ugasanga ariho hari ibintu byinshi ukabona nujya kwimuka ukajya mu bindi ahandi hantu hari byinshi urabutaye. Niyo mpamvu rero kwimuka bigenda byanga naho ubundi nanjye ubwanjye ariko ndimo ndabiteganya niba ngombwa nzanimuka kuko amafaranga nshizeho. Nese ko kiri gupinga n'umuganga. Nageze ku baganga benshi batandukanye, nageze ku bakozi b'Imana batandukanye, nageze ku bantu benshi batandukanye. Uyu rero ntacyo yamfasha rwose. ubwo yari isoko atagufasha. aragufashe byanjye byarakemutse. nkimubona ari uyu nguyu yanzanyeho. Nkimubona visa uburyo ameze uburyo ateye uburyo ahagaze mise mbona kabona anyuze imbere babasha. Ntabwo byakunda rero. nyaga ubwo urebye inyuma cyane rwose uyu ntabwo ntacyo yamfasha. Genda byemera ko ndabihamya. ese byarakize ibintu ni ruzungu. uwo mugabo wawe ni fresh ni ruzungu rwose. akazi kose kabisa. niwe wa mukobwa byaje kurangira gute? ibyo umukobwa simbizi. Nese wazasubiye kujya kumutabara. Oya nabaretse mbe mpumeka nanjye ibintu bibe bigenda neza. Tamara wumvishe ko afite abantu yamubitse. Abaretse n'abatuje yumve nanjye mbanze njyeho kabiri. Mbanze njyeho kabiri. Wanze uryeho kabiri. Ibintu n'uruzungu ibintu. Ubu ngubu umva bundarya nicaye ibintu. Umugabo byabigeze neza. Oya ari gupinga kuko ibyo apinga ntago abizi. Oya ntago mbizi erega nageze ku baganga benshi. Nageze ku baganga batandukanye. Ngiye nyibona ari uyu muntu nzanyeho nyibona ari uyu musaza nzanyeho umeze guku rwose mise mbona kari abateka mutwe ahubwo aje kuntekera imitwe rwose simbizi nawe niba utarunzanye ku muteka mutwe. Nese imbaraga zigaragara inyuma. Oya imbaraga zigaragara hose nangije kubibona ko ntacyo yamfasha mu bibazo mfite mu bintu bigenda bintera bimbuza amahoro bimbuza iki ntacyo yamfasha. Ako rero nyamara uzambwira ushobora kuba ufite ikibazo giteye ubwoba. Nese uri gupinga n'umuntu muhuye bwa mbere waba usanzwe umuzize. hari undi wamukurangiye. Nkimubona mise mbona ko ntacyo ashoboye ku byanjye ku by'ubuzima bwanjye mise mbona ko ntacyo yabikoraho. Akoze kubona umuntu ko ukamupinga rimwe gutyo gusa. Namupinze uyu ntacyo yamfasha. Ako rero kupinga ariko njye hari ibyo yamfashije. Niba hari icyo yakora ku buzima bwanjye icyo mfite cyose ibyo nari nsigaje natanze amamiliyoni nari mfite ibintu byanshizeho nimba hari icyo yakora nawe nabigaragaze. Abigaragaze gute? Ubwo nyine nawe turaza kubivugana. Numuze ko bagupinze ku manywa y'ihangu izuba riva. Numvise uyu mwana yabigize birebire cyane ariko ku mbaraga zanjye ngiye kumwereka ikimenyetso. Kimwe niho ahita bibonera. Mve mu nzira sama ustanukiraho. Oya humana ntago mukomereta. Ni ikintu ngiye kumukoza ikiganza gusa azabibwira n'abandi. Avuga ati kuko aho yirutse hose urumva yataye mu Rwanda ajya hanze aragenda kandi asize ubuvuzi hano. Twebwe dufite ubuvuzi gakondo, dufite ubuvuzi buturuka ku bakurambere bacu, asogokuru na imiryango yose. Rero wa mwana we numvise ufite ikibazo. Ariko icyo ufite ikibazo kirenze cyanjye kandi nibyo byose bizashira. Nese muga nyine nk'ikiye cyo giye kugusha imvura cyangwa yawutawutsa amaraso mbe niruka.
gusa uno mwana numvise yabigize birebire avuga ko yirukanse mu bapasiteri asiga ubuvuzi gakondo aho buri ajya hanze agenda urumva aragera agaruka ariko mugenzi we yamubwiye ati ngo njye kukwereka umuvuzi na n'ubu ntabwo arabyemera ariko jewe urabizi sinjya nihanika nkora ibindi hafi aho ngaho urumva ngavuga nti uyu mwana ngiye kumwereka ikimenyetso ku buryo kuri wese cyangwa kimwereka hano yenda kimwereka kuri we kugira ngo azabivuge n'ahandi uzi ko hari ahantu twari turi tugakora ku butaka tukazana amazi tukagira gutyo ariko umwana aravuze ubu ngiye kumukozaho ikiganza nk'icyo nakojeje hahandi byonyine gusa ibindi araza murabyibonera nawe mu bwanyu cyangwa se nawe araza kubibereka ari mu bikize sarwaye indara ese ari muzima ba mu nzira we abayikize kameramani abayihene ese muga ko mushyize hano yes nyagasara abayihene muga yavuze ko ntacyo nakora nabanza rero ikimenyetso cya mbere ihene buhene n'ibindi bizakomeza ngo abayihene nasaba kuri kwiruka bite byawe reka da igisara abayihene se ni ihene nyine suzu umura se gaho ni ihene buhene abayihene da none se ubwo abayihene muganga arabe muga bigenze bite nagira ngo abanza arebe ko yaje avuga ko ntacyo namara ubanje nagira ngo abanza arebe ko avuze ko ntacyo namara none ubu ngubu nabireba ikimenyetso cya mbere ntago kamukozeho ese kandi utse umuntu ayiwe mvuye he koko ngo ibiki bibaye narindi he ibiki bibaye koko narindi he warahindutse ihene nari nabaye ihene mwari mwabonye ndi ihene navuze ngo ntago nshobora nari nabaye ihene ese wabona buri mugani he wari wansize nagira ngo na ikimenyetso nagira ngo nkwereke ibindi byose bivuga bize bya muga abantu bambonye ndi ihene nabaye ihene ngewe nabaye cyane none abadayimoni biwanyu bagaragaye nawe nzabirukana nugira ubushobozi bwo kuntegura ariko wari wamupinze waravuze ko nta kintu nari namupinze ariko aka kanya ahantu narindi ntago mbizi ahantu narindi ariko aka kanya ndamwemeye nimba birashoboka ko bazamvura ahubwo tugiye kuvugana ubu ku mafaranga mwebwe nago bibareba twe ntago bitureba by'amafaranga tugiye kuvugana ariko none uremeye ubu ndemeye ndamwemeye uyu muganga ndamwemeye aho narindi nago nari mpazi ariko nimba yangize ihene aramemukiye mugani nimba yangize ihene wamemukiye nagira ngo banze urebe ikimenyetso cyuko wamaze kuvuga ko ntacyo nashobora ariko nagira ngo uhinduke ihene uretse n'ihene n'ikindi kintu nakiguhindura aruyiza ahindura inzoka Yesu inzoka buyoka kuba ngize ihene n'ubundi ndabibonye nimba nari ihene koko se